Haleluya. Amen. Tubahaye ikaze mu cyumba cy'umuryango aho muherereye hose, reka twizere ko muri amahoro. Turabakunda, twishimiye kubana namwe nk'uko mutubona, ni kwa kundi tugira gutya tukagaruka. Abagize itsinda rya Christian Family Foundation harimo World Star Ministry, harimo Stories of Hope. Kirabo turagushuhuje. Wow, murasa neza ariko. Amen. Reka munyemerere dusenge twakira umwuka w'Imana hanyuma dukomeze n'ikiganiro. Mana yacu mu izina rya Yesu turagushimiye cyane kubw'ubuntu tugiriye bwo kuza kugira ngo tuganire n'abantu hirya no hino bashobora kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ibyo tuvuga ni biri mu miryango yacu, bimwe biriho bitunaniza, bituma dutsindwa, bituma tubivamo, tugasenya, tukavuga ngo byanze, ariko mu by'ukuri ari uko tutamenye cyangwa se ari uko tudafite amakuru ahagije. Mwuka wera rero ngwino uganze, ngwino udukoreshe kugira ngo hagire umuryango wongera kubakika muri aka kanya. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Bene data bagenzi banjye, njye nitwa Emerita Kaminka, nubwo ndi nyuma ya kamera ariko murabona ko turi kumwe na Busingeje, ni turi kumwe na Ntagwingira Godfrey, tukaba hamwe na Kirabo Goreti. Namwe tubahaye ikaze. Tugiye kuganira ikibazo kiri hano mu muryango iwacu. Umuntu agira atya, ndubatse nkazana murumuna wanjye kugira ngo nze murere, mufashe yige, nawe azagira ubuzima ejo n'ejo bundi, ariko nkaza kujya kwitanga nsanga murumuna wanjye yansimbuye, yashuditse n'umugabo wanjye, batangiye gukundana, bararyamanye, ndetse rimwe na rimwe bakanabyarana, hakavamo imbuto muri wa mubano wabo. Ariko abantu ntago babivugaho rumwe. Nanjye ndagira ngo twibaze uyu munsi, iyo byagenze gutyo amakosa aba ari ayandi? Na yanjye mukobwa waje mu rugo, naye umugabo wa mukuru wanjye cyangwa mukuru wanjye aba yagize uburangare? Ubwo iyo bigenze bityo twakora iki? Reka tubanze twibaze. Murakoze cyane. Ni ikibazo gikomeye ariko kirahari. Hari abantu benshi barimo kunyura muri ibyo bintu bihinyuza gutyo. Icyo kibazo nubwo gisa nk'igikomeye ntabwo gikomeye. Really? Ntabwo tuzi niba umuntu wakibajije ari umuyisilamu, atari umukirisitu. Reka turebere muri kadire y'umuryango, family. Kadire y'umuryango rero, Abanyafurika benshi ntabwo burya bagira umugore umwe, bagira abagore benshi. Noneho rero ubwo rwose ni nka mboga zizanye. Kuba murumuna w'umugore, kuba byemera gutyo, kuba afite iyo myumvire, burya urimo uramubaraho ikosa ariko we nta kosa yakoze. Wow. Ahubwo ari buntu agenda amushyire hirya, amubyareho nyine na 2 3 4. Mu gikristo rero, mu gikristo numva ntago twamutera amabuye, kuko na Yesu indese ninde tudatera amabuye, kuko hano harimo abantu batatu. Abantu batatu, uwo mukobwa afite ubukure. Njye numva umugore nyirizina wo mu rugo namukuraho urubanza, kuko abantu bagejeje ubukure, umugabo baba bafite amahitamo. Hari umuntu uherutse kuvuga akantu kanejeje, aravuze ngo ariko abagabo babatwara muri amashakoshi. Amahitamo y'umugabo washatse gusambana n'umuntu ukuze ntabwo twabishyira ku makosa y'umugore, kuko uwo mukobwa niba agejeje imyaka y'ubukure, umugabo akaba yahisemo akagwa mu ntege nke agasambanya uwo mukobwa, birababaje, kuko urumva niba aba mu rugo ubundi ni ababyeyi be. Ariko n'uwo mukobwa utavugije induru, tatabaje, urumva nawe abifitemo uruhare. Yes. Kuko urumva ubundi niba ababyeyi banjye bandera, tuvuge ari murumuna wanjye nazanye, nkwiriye guhabwa icyubahiro n'ishema yuko nabaye papa, mama w'uwo mukobwa, nubwo ari murumuna wanjye. Uhagaze mu cyimbo cy'umubyeyi. Nahagaze mu cyimbo cy'umubyeyi. Kuba rero yavayoletinze ayo mahame yo kunyubaha, akajya yarenze imbibi. Numva njyewe ikibazo nagishyira ku mutware watinyutse umukobwa rera,
n'umukobwa akemera akamwamburira ubusa kandi afite amasezerano y'uko nawe azashaka. ariko ashobora kwemera ari mu rwego rw'ubwoba, kuko urabizi hari ubwo tudatinyuka kuvuga ngo oya, ukumva ari nko kubahuka nk'umuntu mukuru kuri wowe. Okay. Nibyo nabyo birashoboka. Aho rero njyewe numva narenga uyu mukobwa nkagera ku mwana wavutse. Umwana yaravutse. Umwana rero ubwo yavutse hari ndiho nshakisha umuti, naje uzi ya nkuru y'abakobwa 5 bagiye bagasanga Mose. Abakobwa ba Zelofehadi. Ibi bintu by'ihohoterwa cyangwa byo gukandamiza abantu bamwe byatangiye kera bene data. Muzi ko kera abahungu aribo bazunguraga gusa. Yego. Umukobwa ntazungure kubera yabaga azashaka. Mbese ntago yabaga uwo aho yavutse, ahubwo bamubariraga aho azashaka. Ariko aba bakobwa bashyize hamwe bashira amanga. Woman empowerment yaje kera. Ndahereye kuri Mose batinyutse. Ndiho nashaka kubwira uwo mukobwa ko yatinye. Ubundi yagomba kwiburana akavuga ati no, ni zero grazing, ntabwo uri umugabo wanjye, uri umugabo wa mukuru wanjye. Yego, sure. None rero nubwo byabaye ngiko mbyumva, ubu noneho naharanira uburenganzira bw'umwana. Bw'umwana no kuvuga iki? Ndiho nsoma nkora research, bano bana bavutse gutya babura kirengera. Yego, baheramo kuko urumva urwangano ubwo rwaje, yabaye mukeba wa muryango, hajemo agatotsi. Ariko ahangaha akwiriye kwegera murumuna we, mukuru we, agatera intambwe akamutekereza uko byagenze, cyane cyane akarwana n'uburenganzira bw'umwana. Alright, reka twumve Godfrey. Urakoze cyane. Uvuze women empowerment. Umuntu ukunda gusoma, arimo gusoma mu Bushinwa hari ubwoko mu Bushinwa Taiwan, aho umugore afite uburenganzira bwo kuryamana n'uwo ashaka. Kandi n'abagabo barabyemeye. Nibyo. Hari abantu bava mu ahantu hatandukanye bajya kureba uwo muco ukuntu ukora. Ayiwe. Aho umugore ashobora kugenda akajya mu nzu ahantu runaka, agahura n'umugabo ashaka, akaza kugaruka mu rugo, akagaruka, kandi umugabo niwe uba uri aho ngaho wita ku bana, niwe wita ku byo mu rugo. So umugore noneho niwe mutwara aho ngaho. Yego. Yes, ariko imico iratandukanye. Hari n'ibihugu nzi aho umukobwa niwe utera intambwe yo kujya gushaka umugabo, akishyura n'ikiguzi. Like nka biriya twita inkwano, akishyurwa n'umukobwa. Ariko turebye burya, tuvuge abantu wavuze abayisilamu nibo bavuga n'ibiki, ariko birebye mu Barewi hari aho bavuga, hari urutonde rw'abantu ubwo wemerewe, uba wemerewe guhura nawe. Ariko ubwo ugiye ku murongo igice 20 umurongo wa 21 Barewi, aho bavuga kuryamana n'umugore, tuvuge nkanye niba nkaryamana n'umugore wa mukuru wanjye ni wande, uwo ni umwanda. So no kuryamana na muramuna wanjye nawe ni umwanda. Urumva? So ushobora kuvuga ngo umugabo niho dushizeho urubanza, ariko hari n'igihe nawe ashobora kuba targeted, umuntu akamushyiraho target, ndamushaka cyane. Urumva? Umugabo akazagira intege nke. Hari n'igihe hashobora no kuba harabayeho kwirengagizwa cyangwa kutitabwaho ku ruhande rw'umugore yashatse. Yego. Kuko hari ingo ujya mugasanga umugore yabaye VIP, hari abandi bakora ibyo umugore yakabaye akora. Nibo bategura ameza, nibo bita ku bana, nibo basasa ibitanda, nibo bahari. Urumva? Burya umugabo yatashye akakubura. Jyewe nabaye mu gihugu cya Uganda, aho usanga abagore bahora bafite ubwoba no gutakaza abagabo n'abakozi. Ugasanga hari family story imwe nabonye aho umugore yajyaga ashaka abakozi babi cyane. Okay. Urumva? Kugira ngo umugabo atabare. Abakozi mubi cyane umugabo atakwifuza.
ariko noneho uyu nguyu we yazanye sister we wasanga narusha na sister ubwiza so ariko ibyo nibyo turimo kwitekereza ntago tuzi what exactly happened muri iyi family. What happened nuko umugabo yaryamanye n'umurumuna w'umugore we, ibindi nta nubwo twanajya muri detail cyane, buri wese yaguha impamvu. Buri muntu hari ukuntu acyumva, ariko noneho reka ibyakozwe byo ntabwo ari byo. Ntabwo ngiye kuvuga ngo umugabo ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Yaba umukobwa ntiyubashye mukuru we. Yes. Ntabwo yiyubashye we, nta nubwo yubashye mukuru we. Nawe ntabwo yiyubashye. N'uyu mugabo ntiyubashye umugore we kugira ngo atinyuke muri umuna w'umugore. Vraiment. Okay? Kuki atajya hanze agashaka abandi. Ayo ni amakosa yabaye. Noneho rero hakorwa iki? Kubera ko ya damage yawe ukunda kuvuga iba yamaze kuza, agatotsi kaba kamaze kuza. Hakogira ngo reka kira abanza agira icyo avuga none tuze kuri dufata umwanzuro. Cyane baho umugisha. Yego. Uko rero kwifuza muramu w'umuntu cyangwa se nyine umugore murumuna w'umugore wawe ni icyaha. Ijambo ry'Imana riravuga ko twese twacumuye, twese twakoze ibyaha, ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Imana niyo yicaye ibona umuntu yagiye kure yayo kandi atari wo mugambi yari ifite, iduha Yesu kugira ngo atwitangire, adupfire, tubashe kubabarirwa ibyaha n'ibicumuro. Hari ijambo ry'Imana riri mu Bakolosayi igice cya mbere ku murongo wa 14, haravuga ngo niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu byose. Mu by'ukuri rero ntago navuga ngo umugore niwe wacumuye, ngo umugabo niwe wacumuye, ngo umukobwa niwe wacumuye. Twese twaracumuye. Nta muntu wigeze ashyikira ubwiza bw'Imana. Twacungujwe n'amaraso y'igiciro cyinshi. Yewe rero ndavugira mu rugo rwa Gikristo, ntago ngiye mvugira mu rugo rwa gipagani, ndavugira mu rugo rw'abantu bizeye Imana kandi bubaha Imana. Yes. Iyo umuntu rero yavuye mu bushake bw'Imana, iyo wagiye kure y'Imana, Yego. igihe cyose buri kintu cyose uragitinyuka. Yeah, sure. Icyari kibi ntago ukibona nk'ikibi, ukibona nk'icyiza. Yego. Niyo mpamvu iyo unaniwe kwihanganira icyo Imana yakuvuzeho, ukananirwa gutegereza, igihe cyose ukora ikosa, ugasanga uvuye mu isezerano ry'Imana yagusezeranije, ugasanga witeje ibibazo. Kwishakira ibisubizo. Hano mu ijambo ry'Imana mwitangirira ibice 16 ku murongo wa 2, tubona Aburahamu aryamana n'inshoreke cyangwa se n'umuja we, n'umuja wabo witwaga Hagayi. Ariko byavuye ku mugore, kuko ahangaha ngo Sarayi abwira Aburahamu ati dore Uwiteka yanyimye urubyaro, none ndashaje, ndakwinginze gira umuja wanjye inshoreke, ahari nazabonera urubyaro kuri we. Ngo Aburahamu yumvira Sara. Ariko hano ku murongo wa 4 haravuga ngo aryamana nawe, asama inda, ngo bimusuzuguza nyirabusha. Yego. Ngo Sarayi abwira Aburahamu ati guhemurwa kwanjye kukubeho, kuko ari njyewe washyize uyu muja wanjye mu gituza cyawe. Nayo ndimo mvuga haruguru ngo iyo kubaho kw'Imana kwakuvuyeho, ikintu cyose uragitinyuka, ukibagirwa iby'Imana yagusezeranije, ukibagirwa amagambo wivuganiye n'Imana, ugashaka kwicira inzira. Aburahamu Imana yaramubwiye ngo nzaguha urubyaro, uzororoka, abana bazagukomokaho bazangana n'umusenyi wo mu nyanja. Ariko agejeje imyaka myinshi, baravuga bati ahari urubyaro twarubonera kuri uyu muja. Niyo mpamvu yazanye uyu muja, amaze kumutera inda, bituma amusuzugura. Iyo rero wavuye mu kubaho kw'Imana ugakora icyaha, bizana n'ingaruka zitari nziza. Urabona uyu yari umuja, haratangira nawe yumva ko yabaye umugore nyir'urugo, atangira gusuzugura nyirabuja.
niyo mpamvu rero mvuga ngo tujye twihangana turindire icyo Imana yatuvuzeho kuko ntabwo Imana yaguha umugabo ngo ikwime umwana. Tujye twihangana, ntago ndimo kuvuga ku bana ahubwo ndimo ndavuga ku kwihangana ugakunda uwo Imana yaguhaye, ukamunambaho, ukanezezwa n'uko ari kuko ni uba warahisemo, ndetse ni nawe Imana iba yaguhaye. Abantu banezezwa n'ibyo bafite, kuzana ku ruhande ibintu byo kwifuza bizana ingaruka mu muryango, ukabushenya umuryango. Sure. Okay, Godfrey, so shingira kuri ibyo ingaruka zirabaye. Izo nkora research hano usanga Abraham yabyaye umwana wa mbere afite imyaka 86. We na Sara yabyaranye afite imyaka 100. Yes. Urumva? Hari amasezerano Imana yaduhaye, ariko in real life hari igihe ushobora kugera ukavuga ngo biratinda ko bitinze. Yego, ako kantu rwose buri muntu arakagira. Kuko hari abantu bamaze nk'imyaka 2 bashakanye bakabona igihe kinini, igihe kibaye kirekire. Wenda bitewe na pressure iri inyuma yabo n'ibibazo abantu bababaza. So aba bantu nabo hari igihe nyine baba bakubiswe n'ubuzima bwa buri munsi, ntago uzi ibyari biri muri iriya nzu. Niba wasanga umugabo bari baramukatiye, nabyo birashoboka. So hari aho ngaho yabona uri hano kandi hari shop zifunguye. So ibi ntago turi bubitindeho, ariko none ndashaka ko tujya kuri wa mwana. Hari relationships eshatu. Hari sister na sister. Hari umugabo n'umwana we. Hari umugabo n'umugore we. Relationship y'uyu babyaranye iyo igomba guhagarara. Nta mbabazi. Niba ashaka gukomeza kumukunda, niba ashaka gukomezanya n'uyu mudamu, yego, niba yagiriwe ubuntu akababarirwa, kuko n'amategeko hano akwemerera divorce. Amategeko y'u Rwanda byaba ari amahitamo yawe. Ariko sister ubwo abajije ikibazo ashobora kuba kiri mu rugo, yaragerageje no kubabarira ariko bitaragenze neza. So umugabo agomba gusobanurira umugore we uko byagenze, nuko na gahunda afite. Arabazwa byinshi cyane. Urumva? Uramureka cyangwa murakomeza? Yego. Niba ashaka gukomeza hafatwa izindi ngamba. Yego. Niba ashaka kumureka ubwo nibwo azaza gusobanura. Ubwo ahangaho umugore afite ijambo. Kandi ibyo avuga byose umugabo agerageza ngira ngo abyemere. Niyo mpamvu Imana yabwiye Abraham ngo wumve ibyo Sara akubwira. Yego. So hano ari mu makosa. Hano arakubitwa pe. Arakubitwa. Noneho tujye sister kuri sister. Yego. Sister kuri sister nabo bakeneye kuganira. Bagasabana n'imbabazi. Kuko they are blood relatives, n'abavandimwe. Kandi ikibazo cyabo cyateje ibibazo mu miryango mugari, mu muryango w'umugore akomokamo n'umugabo n'inshuti zabo. So ahangaha hakeneye kugira ikiganiro, bakeneye kugira umuntu bafasha akababa ku ruhande bakagendera muri uru rugendo. Noneho ikibazo gikomeye cya nyuma ni icy'umwana. Uyu mwana na se, uyu mwana araba hehe? Umwana arafashwa gute? Kuko papa agomba kuba mu buzima bw'uyu mwana. Urumva? Uyu mwana ari hagati, we ari innocent, nta ruhare yabigizemo. So bamwe mu muco nyarwanda hari igihe bafata ibyemezo bakavuga umwana iyo mugifite nyogokuru agafatwa akajyana kwa nyogokuru, umukobwa nawe akagenda agashaka ubuzima. Iyo ugifite nyogokuru ushobora kurera uwo mwana, ayo ni amahire. Hari abandi umukobwa akagenda n'umwana ariko umugabo agashaka uburyo amufasha ariko atari mu buzima bw'umugore, akamufasha atamwegereye. Yego. Aho ngaho noneho niho na bagenzi bangira ngo bagire icyo bongeraho, ariko ikigomba guhagarara ni relationship y'umugabo na nyina w'umwana. Okay. Ariko umugabo akagira uruhare mu burere no mu mikurire y'umwana. Urakoze cyane. Ntabwo ndi bujye kureye.
reka uwo mukobwa yihanire kureka hanyuma imbabazi azihabwe kuko sisita Kirabo yabivuze neza ati twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana gusa aho ndi butandukane nawe numva umwana badakwiriye kumushyira nyirakuru cyangwa nyina kuko those are options kuko ibintu bishobora gutekerezwa numva kimwe bibiri bitatu numva njye nagira inama mukuru w'uyu kwakira umwana. Oh wow. Okay. Ibyo birasaba izindi mbaraga. Amwakire abane na papa we. Yeah. Kuko buriya ikinyejana tugezemo aba bana ntabwo ari abana bacu gusa. Ni abana b'abitorero, ni abana b'igihugu, ni abana b'isi yose. Ikosa rero ryakozwe ntabwo umwana akwiriye kuribarwaho. Sure. Niyo mpamvu njye inama natanga sister we namara kumuha imbabazi uko akanako tukarebeho uwo mukobwa ejo azashaka ashobora ejo kuzahura n'izindi mbogamizi umugabo nawe ntiyemere wa mwana noneho umwana agahera mu gihirahiro agahera hagati kandi turabizi neza ntituzi niba ari umukobwa cyangwa ari umuhungu ariko abana buriya ayo mafuti yose dukora ntabwo bayitayeho baba bashaka kumenya mama na papa cyane bafite n'uburenganzira bafite uburenganzira impamvu rero mvuze ngo yabana na papa we ubundi nkuko tubizi abagabo they are provider wowe utanga minerivare ni ukora iki numva rero turi wasengere ngira ngo tubasabire umwuka w'Imana basange bababarirane nibamara kubabarirana bihanire kureka umugabo yihanira umugore we umugore amuha imbabazi sister we nkuko brother yabivuze ntago byahita biza ni process erega n'umugabo naye ni process ntago abantu ntago bakira amakuru rimwe ubimenye nje nshobora guhita numva namubabarira yewe n'uwo mwana nkamwakira undi akavuga ati sinshaka no kubabona no hafi yanjye n'urugendo uzi kuzanya ibindi uzi ko umugabo ashobora no kuba ari wowe ubwo avuga ati uyu noneho wevamo ndishakira uyu muto nabyo birashoboka cyane reka tumusabe gukizwa kuko hari ikiganiro twavuzeho ko gushaka ni igihango reka rero niba hari na defo uwo mugore afite zituma ureba hirya garura amaso yawe umenye ko uwo mugore mwashakanye mufitanye igihango rwose usabe mwuka wera Imana data igufashe kumukunda nk'umugore w'isezerano yaduhaye ikigereranyo cyiza ukuntu Abrahamu yaje kumva Sara akaba ari umubwira ati kora ibi yego numva njye aricyo nasorezaho mbabwira ngo basabane imbabazi ikindi kandi umwana bamureke abe mu bandi kuko uzi ikibazo aho kiri ibi turabivuga wenda turabizi cyane umwana iyo atareranywe nabo bavukana hazamo urundi rwikekwe ariko iyo akuriye kuri papa we azi ko na mama we ari hariya akamusura ikindi tubakangurira ntihazabeho bariyeri abagore hari igihe bafuha cyane akavuga ati ntasubirayo n'umugabo azasubirayo oya reka umwana agire umwidagaduro umudendezo wo kuba kwa papa we narangiza ajye no kwa mama we asure na mama we Imana ibamugisha aho ngaho buri family biteye ukwayo ariko mata yavuze ngo hari igihe uyu mudamu wo mu rugo aba adashaka anything to do with these people yes burya uzarebe iyo urera abana bawe iyo uri kumwe nabo uba wumva ko hari bondi y'abana bava mu mura wawe urumva so iyo ureze umwana wawe ukamwirerera ukamwitaho biguha that peace of mind so ushobora gukura uyu mwana ukamuzana hano kubera ko ushaka ko sister agenda ariko uyu mwana ntazakundwe nk'abandi bari muri uru rugo urumva twarabibonye ugomba kureba case by case so uyu mwana hari igihe byaba byiza ko ajyana na nyina ariko aba bantu bari mu kibazo niba nkuko mu muryango nyarwanda dukemura ibibazo dushobora kwicara nk'umuryango tukavuga okay uzajya wohereza amafaranga runaka yo gufasha uyu mwana ariko uyu mwana hari igihe umuzana muri uyu muryango ugasanga kandi akuze ari mu bikomere
ya hari abo bazana nkuciye mu ijambo ugasanga niwe uhindutse umukozi wo mu rugo ugasanga baririrwa banamubwira amagambo mabi bakinye ndaruwe ubundi si mama wawe yatakubyara ubundi si hari abazana umwana mutoya bakamubwira uyu niwe mama yakura akaza kuvumbura ko atari we mama akabona mama wundi urumva akamenya mama ari hariya none akagira ikibazo ahangaha akagira n'ikibazo na mama we so hari igihe umwana yagenda akabana na nyina ariko uko agenda akura akagenda ahabwa amakuru ku byabaye kandi iyo ubimubwiye neza arabimenya kuko ashobora gusenya urunguru ubwo se ninde ubenefitinze aho ngaho so buri kesi iba ifite ukuntu iba handodi bitewe na characters ziri involved muri icyo kibazo ariko uyu mwana agomba kwitabwaho yego urakoze cyane